Wakoze subscribe kuri Nyoye TV show na utarakora subscribe kimwe kinigi cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero ni wa muhungu wanyu nanone ndagarutse kuri ya mihanda yacu bayanyereye nababwiye ko ingeri channel muzajye mubona amakuru asesengwe kandi amakuru abonekeye ku gihe. Nagira ngo uyu munsi rero nanone twongeye tugaruke kuri Miss wacu. Miss Muheto Divine uyu munsi urwego rw'ubushinjacyaha rwatangaje yuko Muheto Divine ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Ukibaza ngo se Miss cyangwa se uzwi ku izina rya Muheto Divine yaba igihe cyaba cyate kuba ari mu maboko ya polisi cyangwa se mu maboko ya RIB? Mu by'ukuri urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se polisi y'igihugu dukunda cyane ndetse ikunda abanyarwanda, ntagiye buri munsi bahora badushishikariza cyangwa se batwibutsa ko tugomba gutwara ibinyabiziga dufite impamyabumenyi cyangwa se uruhushya ko gutwara, cyangwa se waba wanyoye ufite ibyo byangombwa byose ugashaka umushoferi ugomba kugutwara wanyoye, cyangwa se mu gihe uzi ko wanyoye ugomba gushaka umushoferi ugomba kugutwara. None tukibaza ati se niba umuntu wize ufite amashuri ufite ubwenge abasha gukora ibintu nk'abire byo kujya mu muhanda agatwara imodoka yanyoye inzoga cyangwa se ibisindisha, noneho ntiyananyoye agacupa kamwe ahubwo yanyoye amacupa menshi, tukibaza ngo se uwo muntu bizagenda bite? Nk'umuntu uhagarariye abantu bafite ubwiza mu gihugu cyangwa se umuntu watorewe kuyobora abandi bantu, niba agenda mw'izo nzira akabasha gutwara ibinyabiziga yanyoye, ese abandi batitwa ba Miss bazayitwara gute? Icyo ni ikibazo. Mu by'ukuri rero Muheto Divine aherutse gukora impanuka cyangwa se yatawe muri yombi n'ubugenzacyaha cyangwa se na polisi y'u Rwanda, ariko niyo banjije kumugeraho ashinjwa gutwara ikinyabiziga yanyoye inzoga irenze ku gipimo. Urumva sinagacupa kamwe we yanyoye amacupa menshi, kandi bwatangaje ko atari bwo bwa mbere yari afatiwe mu icyo cyaha. Tukibaza ati se mu by'ukuri niba umuntu bamufashe bwa mbere bakamufata bwa kabiri bwa gatatu, dufite leta cyangwa se dufite polisi cyangwa dufite RIB ibanza kukwihanangiriza. Mu by'ukuri uko byagenda kose babanjije wenda izo nshuro zose bagiye bamufata bagiye bamuha umwitangirizwa bakamubwira ati reka ibi bintu kuko ubuyobozi bwacu ni ubuyobozi bukunda abaturage. Noneho ubu ngubu rero rwamaze gutangaza ko ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB akurikiranwaho ibyaha byo gutwara ikinyabiziga adafite uruhushya. Icya kabiri, gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo. Icya gatatu, kugonga ibikorwa remezo bya leta. Mu by'ukuri rero njye namuciye hariya Kicukiro utambutse wese avuga ngo Miss yagonze, Miss yanyoye inzoga, ukibaza ni ubwiye buhamya ni iki tuzajya tubibukira abantu koko? Niba leta yarashyize amakoleji menshi mu gihugu, ntabwo ubu ngubu byaroroshye nta hantu utajya ngo ubure kwasanga college yigisha ibijyanye n'amategeko y'umuhanda cyangwa se gutwara imodoka muri rusange. Leta igashora amafaranga muri TVET cyangwa se mu bigo byigenga, kabwa abashaka kwiga imodoka ni mugende mwige, abashaka impushya zo gutwara imugende mwige. Leta ishyiraho uburyo bworoshye bwo kugira ngo umunyarwanda wese yisange muri izo kategori. Hanyuma wowe noneho ikigeretseho ufite n'ubushobozi bwo kuba wabona ibyo byose bitakugoye. Icyangombwa usabwa no kujya kwicara ku ntebe y'ishuri ukiga, cyangwa se ugashaka niba udafite umwanya kujya kwicara ku ishuri bashyize internet. Leta y'u Rwanda yaguze internet, itugura internet kugira ngo tubashe kubyaza internet umusaruro. Ibyo bintu ntubikurikije, ufite amahirwe yo gushaka umwarimu ugomba kuza kugukocinga mu rugo ukiga amategeko y'umuhanda, urumva ugashaka ibyangombwa byo gutwara ukabibona. Ibyo byose nta na kimwe wakoze.
mu by'ukuri nubwo turenganya leta urumva ari kitakoze, leta yacu atari umubyeyi. Ubu rero hari hamaze inkuru nyinshi cyane zicacabikana kuri iyi mihanda cyangwa kuri izi platform, abantu bavuga yuko Miss Muheto Divine yatawe muri yombi n'ubugenzacyaha kubera gutwara ibinyabiziga adafite uburenganzira, kandi noneho yatwaye ikinyabiziga yanyoye inzoga irenze ku gipimo kirenze ukwemera. Ikindi, kugonga ibikorwa remezo. Mu by'ukuri hari abantu tuba tugenda mu mihanda ugasanga ngo yabona kiriya cyatsi kiri ku muhanda cyangwa se mu muhanda iriya mikindo, ukumva ngo nta kamaro imaze. Biriya biti nibyo bitanga ubuzima bwiza ku baturage batuye i Kigali ndetse no mu gihugu muri rusange. Urumva, iyo ba mukerarugendo baje bakabona imihanda yacu isukuye, amarompo yacu ateyemo ibiti byiza, baravuga ngo igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane, bigatuma noneho azakura n'abandi bariyo hanze, hanyuma bakazana amadovize, bakazana bene wabo bakazana amadovize mu Rwanda, RDB nayo igatera imbere, umunyarwanda agatera imbere, kubera ko igihugu gisa neza kimwe ibiti. None urifashe wowe urakigonze, kiriya giti cya mbere cyo kiravomererwa, kiruhurirwa, gishyirwaho ifumbire kugira ngo kibashe gukura, sibyo? Ibyo byose ntabwo babikoresha, ntabwo bazana abantu ngo bikore babashyizemo nta kintu babahaye. Bari abantu nabo barahembwa, wowe ukaza uje gusenya ibyo tumaze kugeraho. Who are you? Mu by'ukuri rero ndagira ngo mburire abakobwa bose cyangwa se undi muntu twe kumeshoninga ngo abakobwa, umuntu wari we wese utwaye ikinyabiziga ziko yasinze, polisi irahari irakanuye. Winjira mu modoka uzi ko wakomanze imiryango ya gereza wanyoye ibisindisha. Niba wagiye ahantu ugafata agacupa, ntabwo ikubujije kunywa agacupa, nywa gake mu rugero, ushaka umuntu ugutwara utahe ugende mu rugo neza, kuko polisi nayo ntizafata umuntu ugutwaye nawe wanyoye wicaye mu modoka ivuga ngo irajya gufunga kuko ibonye wanyoye. Hoya, izafunga umuntu wicaye kuri vola yanyoye ibisindisha. Please, munywe gakeya mu rugero, dore ko leta y'u Rwanda none yashyizeho gahunda ya tunyweresi, tunywe izo dushoboye kurinda cyangwa se izo dushoboye gukontorora, sibyo? Birababaje kubona nka misi w'igihugu atwaye imodoka yasinze. Ibyo ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo. Ndetse n'abandi bantu bose bafite iyo myumvire muyishyira hasi, mumenye ko ubuyobozi cyangwa se butazajya buborohera. Mu by'ukuri rero ngayo nguko amakuru rero dufite mukesha Nyoye TV show, nanjye ndahari kugira ngo nyambagezeho amakuru agiye atandukanye. This is Nyoye TV show. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Kora subscribe kuko ubu ngubu ndi kugusaba subscribe unyikeneye. Nta wamenya we don't know tomorrow. Ejo nawe ushobora gushinga platform yawe ukavuga ngo umuntu wese uzajya kubona uzajya wabona nashyizeho video ajya kora subscribe. So nanjye rero ndagusaba subscribe uyu munsi, kubera ko nanjye ejo ushobora kungenda nkagukorera ibindi birenze ibi ngibi. Kora subscribe, kore share, kore tena comment, sharing ibiganiro byacu niba ubikunze. Hanyuma niba ubona ari byo tudakora neza, niba ari video udakunze, niba ari ijwi ryacu udakunze, utwandikire muri comment tubwira ati mukeneye guhindura ibi n'ibi. Ndabakunda cyane rero. This is Nyoye TV show.